Zakari. Zawadi sasa naingia ngujye umyanya mata ngutume. Ubundi uyacyase. Cyakiro kiriyo mutagutu. Abantu kurya ni kare Noheli ya itarangira rangira. Ngira imisonga myinshi kandi ngira ngo n'umugongo waracitse kuko ngira imisonga y'ubwoba niba ndyamye gutya kugira ngo nzegure umugongo ibindi yewe niba ndyamishije akatako nyine nkagira imisonga yewe maze ushaje ukiri mwiza nari mfite uruziga nari mfite nk'urw'abagabo gutya uzi n'ubu ngubu nkagira ubwoya ku amaboko ari manini oya humura ni ukuri kandi umunameze neza pe ibibazo abantu baturuta urabona nubwo uri mu myaka ikuze ariko hari imibereho mwabagaho kera hari inama za kera zafashaga abana b'iki gihe ntibakimenya ababyeyi bakuru baba yagusura bakagiyeho bakirirwa muri za WhatsApp gusa ntabwo bacyumva ibitekerezo byanyu nicyo wabagiraho inama isi izasigara kwibukiraho kuko ubu ngubu ibyo uvuga bizasigara ku isi mu myaka myinshi.
abo zubatse abantu abaje kubaka ngaha umarameke ni hano barubatse hano barayifunga nta hari ngo mutagize ikindi gikombe hanyuma igikombe oya abashyitsi be barahita zanye ka Noheli ka Noheli mukepfu komera humba ntacu zawe n'ubundi abasenga ntibapfa bazira inzara gusa bazarira shira humura abasiga ni nk'abarasta bamuhunguye umurasta cyusa hari umusinga nako cyamo dukeye iji ntabwo ari nk'inyangira ngarama iyi ni inyange si inyange ntabwo mukubira cyane shyira mu gikombe ayifungura azajya asuka mu ntuza mu mazi nibyo ukora gutomeraga n'umusingakazi ahubwo n'ubibaye manyinshi agasukari mukepfu gakenera ndasoma imbeho karyoheye iyo sukari babyiva ayacuguze shyira mu kadomo pfundikira ucuguze tunda gutya ariko watunze gutya oya funga cyane birafata menera amazi aho hanze neza ibintu ndimo none se makepfu uri nduri buteke none uyu munsi muze harateka uzateka yabaye umugore wanjye teke rwose turateka se wa mubyeyi we guteka kwa akora ibibazo umwaka w'ubuyobozi ibibazo ni ibibazo nanjye mbanze nsomeho n'undi kanuze muzeza nande mazi mpande mazi wasanga n'amazi yakara cyane ariko ni ikata yongeye amaseri kire wimenyereye urwaye ayerekera biraryoshye cyane birenge nayo mukorera urumva kameze neza amazi akira amazi ubwo urashaka ibaga yanduka oya ari ku biti byawe imitsi alo gira amana bibaza muri ubwamo nk'ubugeni imana igongere rekera bamirerekera rekera mwana ese wanyweyeho iko rya wanyweyeho kagotomere muzehe wagiye guteka ashyiraho akanyama muze wabonye ko je bayishyira bayifungura warubonye muzehe uzajya uyifungura wowe uzongeraho amazi uzashyiramo amazi agira hano muri karakara hanyuma ushyiremo ushyiremo yuzuze nta kibazo nawe kandi ujya unywa nanjye nzabona rwose n'ubunywa ajya kunywa kubera ahubwo se tweryamira saa 11 kubera cyetu ndacyari hano reka nze nkuzanire utundi tuntu nazanye tw'umunsi mukuru yego no kuri mu turye neza uyu munsi cyecu muryoherwe yo imana bahezagire gusa yego uraza kugatwara maze nta kibazo ni ukuri ni iterambere nako kuvugiraho bisanzwe ariko murasirimutse ewe none se ubwo ngubwo nyuma uyu nta muntu basi wigeze wajya nko muri leta ngo ajye kubaza wahise uyu yanyitayeho urumva tujya kuri sehashika banshyira mu ndege indege iramanika ubuguru mara amezi 2 bankurayo banyandikira ngo ninge Kanombe njyayo ariko wa muhungu wanjye byanjye ni birebire i Kanombe ngerayo ngeze i Kanombe ubwo
bashyira mu cyuma Mm. nyuma yaho bavuga bati rero nta maraso ufite Mm. igufa ryaracitse Mm. rirangije rirabusana Mm. rero kugira ngo tukubage Mm. ngo hari akuma bagura niba ari 200,000 Mm. ngo bari gucomeka Mm. Ayiwe. ubwo noneho ndagaruka mpita njya mu buriri ndiryamira Ewe. ariko iyo mbonye amafaranga None se basi nk'ubuyobozi buba bw'inanga ntabwo bwigeze bwakwitaho ngo buvuge buti wenda nk'umukecuru wacu ntabwo bigeze bakurikirana ngo bavuga ati basi uriya muntu yararenganye. ese we wakurikirana gute muzehe niwe wenyine urumva niwe ngendaho ubwo yari kujya no muri ibyo Ayiwe. uwo wari kungendaho n'uwo ni umuhungu wawe wagize inoze yitaba Imana. yari amaze kuvuga ati ndaje ndebane n'uwo mugwe mu gituza we niko yavugaga. Ayiwe. ati nze mugwe mu gituza ahita apfa muri iryo joro. Ewe. yanagize ibibazo mwa gusa aho muri Imana irahari rwose kandi ntabwo bizagira ubuzima bw'umuntu naho kuvuga ngo inyama abantu bose dukunda inyama nawe ubasha kuzirya zirya niba muri abega mukababona iby'inya ntabwo ikibazo ari icyo sedi mwampereye umwana icyo dirishya ingwino wicarire mama nta kibazo uriya se ko afite akabaraga uriya afite akabaraga nibamuhe kaje y'inywera uyu twazanye we yari yanyweye ati nta kibazo arampunze ahubwo ya ntabwo aguhunze ni ukuri none se mukecuru wanjye ubona basi hari impinduka ugira zihinduka nko mu buzima bwawe? Ikintu kimbabaza kereka iyo mbonye nyine ibyo binini ngira imisonga myinshi kandi ngira ngo n'umugongo waracitse kuko ngira imisonga iteye ubwoba niba ndyamye gutya kugira ngo nzegure umugongo ibindi yewe niba ndyamishije akatako nyine nkagira imisonga yewe imisonga myinshi. None se usibye ndo umuhungu wawe witabye Imana nta bandi bana wari ufite? We ufite undi w'umukobwa nawe ni Imana. Ayowe mwihangane ni ukuri uko biri kose muzoroherwa kuva mugeje imyaka 4 buri umuntu aryamye. Iyo umuntu aryamye imyaka 4 akaba akiriho wenda ataragize kandi n'ubundi mfite iyindi myaka myinshi. Oya use ntabwo uri mukuru cyane. Ni ukuri nuko warwaye. Nuko abasenga tudasaze rega. Oya humura aracyari kare ufite imyaka ingana iki ubu ngubu? Ni miliyoni. Oya ntabwo miliyoni yari yagera ni ukuri. Ufite imyaka ingana iki? Ntabwo miliyoni yari yagera. Yavutse ne 5. Yavutse ne 5. Urumva rero uracyari na muto yego. Nukuri. Ariko rero umuhererezi wanjye. Maze harimo abantu bo muri za 30 bagihari. Umuhererezi wanjye. Umubonye nta nubwo wamenya ko ari jye namubyaye. Ni muto cyane. Kandi ni namwiza ndutubwiza. Nibyo. Nawe uri mwiza ukuntu uri mwiza nukuri. Maze ushaje ukiri mwiza. Nari mfite uruziga nari mfite nk'urw'abagabo gutya. Uzi n'ubu ngubu. Nkagira ubwoya ku amaboko ari manini. Oya humura nukuri kandi umunameze neza pe. Kandi uzanoroherwa. Byagenze gute? Oya uzoroherwa. Ariko Imana urazi se ndeba nk'iyo myaka nk'ibintu byose wambwiye uko yateraga kubita mu mabuye uko byagenze kose iyo uba n'ubundi urupfa wagombaga kuba warapfuye ariko uwo muri Imana yacyaye n'ugusenga. Oya humura rwose kandi ubona ko ahubwo uri n'umukristo. Naranababwiye mukabona ndapfuye mutankuraho ishapure yanjye. Ayiwe ahubwo si waguhanaka ngaka wakwera naka kazakwira kagukwirukira ku kaboko wakambika najya nkwibukiraho.
Asye. Umukobwa wanjye azakanyambura. Oya humura. Uzakomeza. Ubona siti. Ntabwo byarangira gutya. None se mukecuru. Karame. Duhora dusura abantu none. Idirishya ntiriko. Ayaryibure. Bajye kaka. Ngaho. Ari mu mikrofone. Ngaho. Isaza cyihorere kijye guteka uyu munsi. Ngaho atakuryamire. Abuzukuru rero. Uyu ni umwuzukuru. Harakubabaza. Oya ndagira ngo wicare neza. Nicaye. Twabasuye kuri Noheli, kera Noheli yajyaga iryohera abantu bakuru, twasuye abana, twasuye ababyeyi. Noheli nabizirikanye n'uyu munsi ndavuga ngo reka nze hano kwa muzehe. Muzehe niwe ujya ukunda kunsura. Akaza ariko ukatuhembura mama. Wowe mbere y'Imana, Imana sinzi ko nabivuga. Kandi uw'Imana iba yandika. Umukecuru arimo atubwira ibibazo yahuye nabyo. Yahuye n'ibibazo bikomeye. Nk'uko mubareba ahangaha mu nzu z'abatishoboye, ariko ufatanyije n'ubuyobozi twavuguruye ino nzu yabo, naho twayihereye mu mizi igera ahangaha. Arakoze mama. Ubu tuburamo natwe tuzadushyiramo ajya akingaho. Dore ikintu kire kimbesha aka kabuje. Umuriro ariko wageze hafi, tuzasaba leta kabuje ka buri munsi uri hafi. Ahubwo nabazaga narimo mubaza nti ko yagize ikibazo kandi ari umuntu wamuhohoteye, ni wenda ntihaya nibamukurikirane ngo n'uyu munsi aracyahari naye bagize. Ntabwo nafunze. Mama cyata Imana izamu. Nabo muvunye umugongo se? No yambwiraga inkuru. Ambwira ati nari ngiye kugura inyama yabanje no kugaya ngo n'ubwoko ngo nabasinga ngo bakunda inyama. Abonye udufaranga abonye udufaranga ngo aragira ngo abonye udufaranga ajya ngo kugira ngo kugura inyama. Agiye kugura inyama ngo ahura n'umumama aratumwambura ngo yanasinze ngo aramufata aratera bakubita mu mabuye. Umukecuru aza gukanguka asanga ariko wa muganga nawe byamuyobeye. None ati ibibazo nahuye nabyo umukecuru mugenzi we ariko reka n'umuntu mutoya niko yambwira. Ni umusore abonye ese abantu baba sinamenye ukuntu umva abana be baranankundaga. Twabanaga mu rupangu. Yaraguhemukiye. Urumva rero ntabwo ibyo nabikurikirana. Nawe yishakiye imibereho. Uzamubabarire kuri uyu mwanya, umubabarire. Ni Imana rwose irabibona. None se mukecuru, ni iki wabwira abana b'iki gihe babagiraho inama? We nkunda kugira ibibazo abantu baturuta, urabona nubwo uri mu myaka ikuze ariko hari imibereho mwabagaho kera. Hari inama za kera zafashaga abana b'iki gihe. Abana b'iki gihe ntibakimenya ababyeyi bakuru ngo yagusura, bakagiyeho bakirirwa muri za WhatsApp gusa, ntabwo bacyumva ibitekerezo byanyu. Nicyo wabagiraho inama isi izasigara kwibukiraho, kuko ubu ngubu ibyo uvuga bizasigara ku isi mu myaka myinshi. Ni inyahe nama wabaha cyangwa ku myitwarire ko bagombye kwitwara? Abana b'iki gihe rero sinumva ko bababwira ngo nibafate umuco nk'uwo twafashe. Sinumva ko babyemeye, ariko babyemeye barabyumva bakunda inama, hari icyo bakuramo. Noneho kugira ngo b'abana b'iki gihe byiza nuko bajya begera nk'umuntu nkanjye nshaje uko ababwira nti mwana wanjye wowe ujya ugenda ukore gutya, wicare gutya, cyane b'abakobwa, niba utarabona umugabo kora gutya, ubigenze gutya, witonde, wubahe, we gushibuka, ubone umutware mwiza kandi wubake rukomere. Bareke kwirukanka mu dusore no mu nzoga z'iki gihe zateye. Ariko iki gihe basigaye barara mu tubari banywa inzoga bageza mu gitondo akabyuka saa 10. Ahubwo abahungu nimwe mwabaye abakobwa. Yego mana. Usigara mu rugo witekeye. Umugore yagiye yirariye mu kabari. None
kandi yavuga ati uvuga iki ati niba ushaka kuvuga jewe ndakubisa ndashaka uwundi umuco waracitse rero byararangiye indangagaciro zarangaga abantu ariko mujye mwihangana twihangana kubaka ni ukubaka iyo umaze kubyara uba uriho ukura ukuramo ariko muri abantu beza reka tujye kuba dutegura ibyo guteka turava ahabihiye turyiye mwabaye ababoyi oya ntabwo twabaye ababoyi wowe se ko turi abana bawe muri abana beza we iryo dirishya ntiri kwicamo Cyo kidogo ngasimbese niba ndamshinga cyangwa abantu ni benshi bashaka kurya kanyama bagenda bibaransiye